ese nka boyfriend wowe niye ntego yawe uvanye Burera kugera i Kigali? no kuyobora no kuyobora bari bahari nk'abayoboza nk'abayoboza urwenya rurusha urwabo niyo ntego ku rwego ujya gufata umushumba ukamwicaza. nibyo kabisa Ugafata pirate ku bintu yavanye iraruguru za Nyaruguru yongeyo ukamwicaza. niyo gahunda mfite. Ibintu bijanditsemo byo mvuza bishobora. Ibintu bijanditsemo byo mvuza bishobora. Zabitwara uko nshoboye. Ibyo babonye mbo biriya byose byari imirabyo nkuba nago zirakubita nicyo nababwira. Ubwo rero nuko batamvaho ahubwo bagategereza ibigiye kuza birimo n'inkuba. Abanzi bisigo birimo akantu. Kubera iki? Ubatanye no kwigura agakawa sha. Erega mbi Kigali kandi Kigali nago bugomba kwitwara nk'uwo mu ntara. Nese wenda arege bugiye buzima bugera ubukanga ugasubira mu cyaro. Gusa bavuga ko mu cyaro wakuye yiki mu mujyi wakuye yiki utaranyweye agakawa arabonaga baro kiba gafite. Utuntu twose nabonaga ndi mu cyaro ngomba kumanza nagira iki nadusuzuma nyine kubera yuko tubi Kigali. Mbo iburera ni wabo w'ibirayi biraha n'ibiraro. Ababiri biburayi barira baririmba. Gasabo mbese Kigali ho bisasira amasake bakisegura amasosa asa neza nta nagasambu basoromamo ibisusa. Niryo tandukaniro. Wa musore wumva uyu musore ndi umusore nkawe w'umusore. Uyu musore ndi kuguha amasomo atari nka ya masomo twahoze dusoma samutayimu tuyasoma dusuma. Ubundi yisi sinzi uwayisisi amusore nasanze yitwa isi bamaso rero musore sha basisi tabarasamye sisitemu ngo nta gusama uramenya utaba umwasama nkahita nkwita cyasama ibaze kwitwa cyasama wo muri iyi sama basisi tabarasamye basamye kurusha umukasi baramoka kurusha makasi isongi babyina sikosa bamaso rero musore nubwo bavuga ngo to. Je suis professeur Chuchu aka Eric Stonchi de Superboy Sama ntibagwe ntahita tubwiza umuzitagiye nyine ko cyumurenge nkora kuko apeti yapushinze ya propose ama equipe atiza apeti bayitupa mu matsinda abanzi ndabasuje n'abatanzi ntimubigire ikibazo kuko nanjye ntabwo mbazi reka ntanye nsuza abantu bari hirya no hino by'umwihariko abari muri East African Community u Rwanda Burundi Uganda Kenya na Tanzania uyu munsi wa none ni kuri Big Town TV nk'ibisanzwe twakiriye umwe mu banyarwenya mu bakomediye mu basizi bamaze guca ibintu hirya no hino ndetse bari kugenda bandika amateka ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nta wundi yitwa Boyfriend ntago ari umushyitsi hano kuri Big Town TV ahubwo ni umusangwa. Uyu munsi wa none rero turamwakiriye aho tumusanze ka Kigali muri Gen Z Comedy aho yaje guperforminga by'umwihariko amaze kuba umunyarwenya ndetse ukomeye cyane bizatanye babyita imikino uyu munsi byabaye akazi. Boyfriend wagwana sawa sawa umeze neza? Meze neza cyane ni Boyfriend Patrick nk'ibisanzwe ndi umuhungu w'umuhanga aho bahunga sinjya mpunga nega impanga umpangara umurenzi impinga sinjya mpunga muhahagi nubwo ubutaho ari nkatoye ninjye muhungu mwiza umwaza umwiza mwese mwese umwere nta bimwira nta n'umwate wo kumwaza ndi umwami utari umwana ninjye mwarimu wa mwarimu n'umwari wa professeur Cyucyamimwa kwetama ndi igitipe cy'imiterere abatoto nimufatireho dore ibituza ni nk'ubusitani gusa disi na satani aho batetseho nkatirayo sinahakatira kuko anytime mbandi butamire anytime buri butamire. Yego Boyfriend uyu munsi wa none twakumenyereye nk'umusizi twumva ko uzakora ibisigo bimeze nk'ibya Rumaga by'umwihariko uwitwa Rumaga yabishyizeho umucyo aravuga ati ibisigo reka mbivane mu gusiga gusa ndetse mbishyire no mu ruhando rw'umuziki njye mbikora mu buryo bw'umuziki cyangwa se mu buryo buri live cyangwa se abantu babyumva neza abikora mu buryo bwa audio ndetse na video. Uyu munsi wa none uwitwa Boyfriend Patrick we abikora mu bwihe buryo? Mbo mbikora mu buryo butandukanye nubwo ariko kubijyanye n'imyambarire gusa niho bitandukaniye. Uyu munsi wa none tumaze kubona performance zigiye zitandukanye utangiye kujya ukora ndetse nk'umunyarwenya. Mbere tukikubona twibazagaho nimba uri umusizi ariko ndibaza ubusizi bwawe byagenze bite kugira ngo bizegura n'umuntu w'umukomedi? Mbo navuga ngo byagenze gute ubwo nuko niko nabishatse kubera yuko hamwe iyo byanze hamwe handi bishobora gukunda. Yes ni muri urwo rwego. Uyu munsi wa none hajya uturuka i Burera mu karere ka Burera
niko bakita. Uri umwe mu bantu bamaze kuba ubukombe mu bijyanye n'urwenya. Mu minsi ishize twabonye performance yawe yo muri Genesis Comedy, by'umwihariko n'uyu munsi wa none bavuze ngo twongere tugarure wa musizi umwe usiga agasiga adasiganuza. Uyu munsi ni witabiriye igitaramo cya Genesis Comedy, ndetse ni iki bagendeyeho bakomeza kuguhamagara, by'umwihariko numvishe ko bari no kunogaruka ko bagiye kujya bagukorera line up nk'umunyarwenya ukomeye cyane. Mbona kuvuga ngo nagwa ubundi ukuntu ari ababimenze, abamanza bakora icyo bita rihaso, cyitwa rihaso, rero bagaselectinga abakoze kurusha abandi. Yes, ubwo rero nanjye nagiye muri abo ngabo nza guselectingwa. Yego, nakoze ibintu byiza, mbese wakoze ibintu byiza, ni nabyo biri kwivugira. Nimba atari ibanga mu gaseke kawe k'uyu munsi muri performance ugiye gukora muri Genesis Comedy, waduhishiye iki? Dukubiteho yahoye byose, urumva bishoboka? Urumva uko byaje abantu bose bashungeye, ubwo se mbivuze bakiri hano, bari hano hariya ntago baseka, baba babyumvise. Gusa ndaza kugira performance nziza, ndabyizeye. Yego, uko byagenda kose nk'umunyarwenya uba ufite byinshi wateguye, kandi nta nubwo ari ngombwa byose nguze kwivugira rimwe. Dukubite kora mu nganzo yawe nk'ibisanzwe byibura, udukubite mu dukiye mutwo uzakora no mu gihe kizaza. Kuri wowe uteye nk'inyambo, mbanje kugusuhuza ngo nyambo, nzagukwa inyambo nyambukije icyambo cyane kuteye nk'inyambo. Si ibyo gusa, nzagutambikana muri hoteli, nubwo moteri yanjye itakwatsa amatara, ariko mfite tara mu guterura nkatura hasi amaturo n'inoti bya gitare. Kandi ntutinye ngo ibindi bitipe bizagutuka bigutonganya ngo watambikanye n'umutipe usa n'igitera muri hoteli. Iki gitera byose cyarabiteguye, burya nubwo nsa n'igitera, burya mfite tara mu kugatera, nkatera nkahata, ibaze ko natagatera munsi y'iminota 30. Ndimo ndavuga kariya gashi abatoto n'abatipe baterana ku matama abataratangira kwitotomberana. Akabatipe baterana ku matama ndetse n'abatoto, nawe uragatera utiteye mu kwitotombera. Yego, boyfriend, guturuka Iburera, kuva Iburera kugera i Kigali ni urugendo rutari rworoshye. Uyu munsi wa none urimo urabarizwa i Nyamirambo. Urabarizwa i Nyamirambo, bivuze ngo wavuye mu karere uri mu murwa. Yes. Na Yesu naza azaza gusanga, zansanga mu murwa. Witeguye. Uri umwe mu bantu bari kugenda bagaragara by'umwihariko ndetse ku bikorwa bigiye bitandukanye kandi byiza. Uyu munsi wa none wakiriye gute kwisanga ubaye umusitari waratangiye imikino? Uyu munsi wa none akaba ari ibintu bifite forume kandi byamaze kugaragaza ko bizatanga isura nziza. Narabyishimiye cyane, ariko ntago ngomba kuregeza, ahubwo nicyo gihe cyo gukora. Yes. Hano mu Rwanda ubu umaze kugenda uhura n'ibi byamamare bigiye bitandukanye muri showbiz nyarwanda, barakwakiriye. Ese iyo urebye umwuka w'abantu bari kugenda bakwakira nk'uru ruganda cyangwa se by'umwihariko ariko gusapotingaho byifashe bite? Kugeza ubu ntacyo nshinja Imana, nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. Gusa nyine uko mbibona biri mu nzira nziza. Yes. Urabona biri gutanga umusaruro kuri wowe? Ni umusaruro mwinshi cyane, kubera yuko bundi ibintu byose bica mu bantu, kandi abo ngabo ni abantu bari kugenda baza kandi bafite ibyo bintu. Yes. Amakuru numvishe avuga ko uwitwa boyfriend buriya ngo buri munsi uko bwije n'uko bukeye ahorana ibyitwa ibisigo bishya. Ese koko nibyo cyangwa se? Urumva hari umuhanzi wigeze umenyekana no mu Rwanda uzwi nka Lucky Fire, waramumenye ngo ni umwe mu bantu bakoze indirimbo nyinshi zirenga 1000 mu gihe gito. Uyu munsi wa none boyfriend ni umwe mu bantu nawe twumva ko bagenda batera ikirenge muke mu bijyanye n'ibisigo. Nibyo cyangwa barabeshya? Bigenda bitera imbere. Ko nakubwira, iyo ugiye kwandika igisigo ugendera kuri topic runaka y'ikintu. Yego. Hari ukuntu bajya bakunda kuvuga ko wenda dufate urugero ku baraperi, kenshi bakunda kuvuga ko abasizi ari bamwe mu bantu bakora nk'abaraperi. Abaraperi ngo ni bamwe mu bantu bashobora kwandika imirongo, yaba yasinze, yaba aguye, yaba agenda, ugasanga uyu munsi wa none akoze injyana ijyanye n'ibibazo arimo muri aka kanya. Nimba atari ibanga, uyu munsi wa none ndashaka gutestinga uwitwa boyfriend, nkoraho igisigo nkabiyayo.
nubwo nawishwe n'uruvugo sinzi ukuntu ndakuvuga ariko ngomba kukuvuga why not nta kuvuga njyewe ndi mwene havuga gusa mbuze uko nkuvuga reka nkucishe mu muvugo cyane ko ntakuvuga ubusa ndamutse nkuvuzeho ubusa biyayo naba nkusize urubwa walahi biyayo sasa rero kankwatake nkutake ntagutahitaka nihagira ugutaha ibitaka ndahita nkutikura mutuka Patrick nkuteruye itara sinatewe nkubona morayiti yego ntiwatewe mbonamo light nagira ugutaha ibitaka ndahita mutikura mutuka Patrick nkuteruye itara sinatewe nkubonamo light biyayo shabumbonye mu rumuri biyabumbonye mu rumuri mbo ndatekereza gutyo umuntu umurika biba bishatse kuvuga yuko aba ari icyitegererezo nicyo mba nshatse kuvuga uyu munsi wa none rero nimvuga ngo uracyari mushya muri Genesis iyi ni performance ya kangahe ugiye guperforminga ya gatatu muri Genesis hari ukuntu bajya kuvuga ngo iyo ushatse gufata ikibuga ugira icyitwa umwihariko wawe ugomba kuzana uyu munsi wa none tumaze kumenya abanyarwenya benshi bagiye batandukanye nka Muhinde umushumba kandi na Musa ndetse na Barumi bagiye batandukanye niki ugiye gukoresha kugira ngo uyu munsi wa none ubashe gufata iki kibuga by'umwihariko ninza kubivuga twagiye tumenya abitwa Barumi twamenye abitwa Mavida and Pazo batangiye cyitwa Genesis Comedy ndetse na ba Kepa Nyirudushya uyu munsi wa none haje kuza uwitwa umushumba haza ndetse na Pirate barangije ikibuga baragifata baragicurika ese nka boyfriend wowe nuwihe niye ntego yawe uvanye Burera kugera Kigali no kuyobora nukuyobora bari bahari nk'abayoboza urwenya rurusha rwabo niyo nego ku rwego ujya gufata umushumba ukamwicaza nibyo kabisa ugafata Pirate ku bintu yavanye iraruguru za Nyaruguru iyo ngiyo ukamwicaza niyo gahunda mfite ni akazi katoroshe niko uri kubyumva ariko nanone birashoboka yes yego boyfriend urumwe mu bantu bakora ibijyanye n'ibisigo kandi byiza ndagira nkubaze by'umwihariko iki ni ikibazo cy'umwihariko nshaka gusobanura mu buryo bwa nyabwo buri clear ni iyihe mpamvu utakora ibisigo mu buryo bwa audio ngo tubibone tubyumve ndetse no mu buryo bwa video nkuko barumagana abo cyangwa se bakuru bawe bateye ikirenge uyu munsi wa none tukaba tumaze kubamenyera ku social media ndetse bagenda bakana amakorabo abandi bahanze yego mbo narabitangiye ubu hari igisigo kiri hanze n'amashusho yamaze gufatwa cyitwa ngo kuko mana wamaye ubukire kuko mana wamaye ubukire kabisa ngiye kujya mbikora ariko nanone ntabwo nzajya kure ya content yanjye yes ko numva icyo gisigo kirimo gusaba ndetse n'impamvu runaka nimba atari ibanga duha kapera koko mana wamaye ubukire niyo wama ubukire buke niyo utama ubukire bukeba uramutse umaye ku bukire n'abareye abakene baba mu cyari baragikoze mu cyarire abo nabo naza mbaramukira nkabaramukira ntabamukira nkabahereza icyitwa ubukire hanyuma bamara gukira simbacyurire ko nabakijije koko mana wamaye ubukire akazu kanjye ni nk'umukebe anytime katuridukira umugisha wo gukira ni muke imyaka yanjye ni mike ariko ngaragara nk'uwa kera n'abakire b'iwacu ku cyaro mana yanjye banyimye ubuhake koko mana wamaye ubukire n'abakire b'iwanyu bakwimye ubuhake b'iwacu ku cyaro banyimye ubuhake shawarayi reka tubyizere kandi tudashidikanya ko ibisigo byawe bizabyara umugati sinzi nimba ujya ubikora mu kwizera wumva ko umunsi umwe bizagaba mbo hari icyizere kubera yuko aho twaturutse niho hari hakure cyane ubu tugeze hagati twenda kugera i Kigali tugeze Ishorongi wigereye Ishorongi narumvishe ngo ibintu ngo birimo amashyari n'amatiku ngo bura ngo harugiye ubura support kandi wikeneye mbo ariko nta umuntu yabihirikiraho yes nta mutwe umwe wigira inama gusa nyine ubuze uko agiragwa neza none se wenda birabura ariko nyine ugapowa ukaba wumva ko uwo mutwe umwe wawe se uzabyifasha kandi ukabigeraho mbo biramutse bibaye wundi mutwe wo kukugira inama ukaza byaba ari byiza ariko nanone uramutse utabonetse I cannot complain ndatekereza yuko ari ikimana hari ikimana biba yarateguye ku muntu I know byase n'ibintu by'indi mugwamo
I can try. ha boyfriend uzi ko ridasanzwe yego ndibaza ngo boyfriend mu gisigo cyawe mana wampaye ubukire uko byagenda kose numvisha amakuru avuga ngo gifite abaterankunga y'umuntu wabasha kumenamo akantu kugira ngo ubashe gukora icyo gihangano ese nibyo Mbo baterankunga ubwo kuburishaze kuvuga iki? urumva nyine abantu bagusapotinze kugira ngo Ntabo. warikora ibintu bijanditsemo byo mvuza bishobora ibintu bijanditsemo byo mvuza bishobora Nzabitwara uko nshoboye. uzabitwara uko ushobora ariko ubigereho Nibina nanzashira ku gakingo nduhuke. Nongere nyuma neguza agatwe kamanze karuhuke. Nibyanga mbo nzagabanyaho ncumbike ningerayo ngaruke gucumbura. igisigo ushobora kugenera abafana bawe mbere yuko nkubwira ikintu ugiye kubasaba Yes. Muramutse murwaye nabarwaza uwabarwanya namurwinga nanamugwira ari no mu rwuri icyo munywa cyose mukwiye ikesi n'amata ari hafi aho. abafana bawe icyo banywa cyose bakwiye ikesi n'amata ari hafi aho bigurire cyangwa bagurire icyo banywa cyose bakwiye ikesi. uyu munsi wa none ni iki kintu uri gusaba abafanizi bawe by'umwihariko gukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ibyo babonye mbo biriya byose byari imirabyo inkuba ntabwo zirakubita nicyo nababwira. Ubwo rero nuko batamvaho ahubwo bagategereza ibigiye kuza birimo n'inkuba. uyu munsi wa none ntabwo ukiri mu bandagarawundi cyangwa mu bapukamingi umaze kuba umusitari kuko by'umwihariko kugira ngo n'itangazamakuru rihaguruke rize kugira ibiganiro cyangwa se kugirana ibiganiro nawe bivuze ko uri umwe mu bantu bamaze gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye uratekereza kwifuza gusaba iki ntabwo twabikora busha wagwani abafana bawe uyu munsi wa none ubitegaho iki urabasaba iki by'umwihariko n'agaseke ubapfunyikira mbo nababwira yuko nyine ibyiza biri inyuma biracyaza icyo nababwira bo bakomeze bankurikirane ku mbuga zanjye. turi gusoza ikiganiro icyo gisigo cyawe kizaca ku iyo platform ni Boyfriend TV Rwanda nk'ibisanzwe abatarayijoyininga bajye bakore subscribe yes cyangwa bayikureho oya bajye bakore subscribe bakomeze bagushyigike yes abanze ibisigo birimo akantu kubera iki ubatanye no kwigura agakawa sha erega mbi Kigali kandi Kigali ntabwo uba ugomba kwitwara nk'uwo mu ntara nese wenda arege bugiye buzima bugera ubukanga ugasubira mu cyaro gusa bavuga ko mu cyaro wakuye y'iki mu mujyi wakuye y'iki utaranyweye agakawa arabona agabaro kiba gafite ubu nawe watangiye gutera ikirenge mu cyabaro hoya utuntu twose nabonaga ndi mu cyaro ngomba kumanza nagira iki nadusuzuma nyine kubera yuko tuba i Kigali. itandukaniro ry'Iburera ndetse n'umurwa wabashe gukanagiramo uganahitamo kuwugumamo wabonye ari mbo Iburera ni wabo w'ibirayi biraha n'ibiraro ababiri b'iburayi barira baririmba Gasabo mbese Kigali ho bisasira amasake bakisegura amasosi asa neza nta n'agasambu basoromamo ibisusi niryo tandukaniro. Iburera ni wabo w'ibirayi biraha n'ibiraro Gasabo ho bisasira amasake bakisegura amasosi asa neza nta n'agasambu basoromamo ibisusi niryo itandukaniro. hano musheshango muri Gasabo shango n'ibikobwa sinzi niba ibyo bintu uzabivamo bizi ntago mbizi ibyo ngibyo urumva ibyo bintu uzabyihangana kenshi bakunda kuvuga ko umwana baturutse mu ntara yuje umupangu wawe uri hasi utari kumenya ngo ndawuyoboza iki ndawukurikiza iki biza no kurangira buriya ngo ibyana ngo biba muri Nyarugenge ndetse na Gasabo ngo ni ibintu biba bitandukanye bishobora kuzatuma ushobora kwibagirwa bizakuvanye Iburera ugasanga bikomye Kigali. Kuba barahari beza pe ariko nyine ntago ibyo ari byo biba byaratuzanye tuba twarazanye ishaza. Kenshi bajya bakunda kuvuga ko umwana umaze kuba umusitari buriya ngo ubusitari aho buva bukagera ubu utari kumwe n'ikiyobyabwenge cy'inzoga ikitabi ariko icy'abakobwa ngo kibamo. Uyu munsi wa none igisasu witegura kubaturitsa abo bakobwa we ku giti cyawe n'iki?
wa musore wumva uyu musore ndi umusore nkawe w'umusore uyu musore ndi kuguha amasomo atari nka ya masomo twahoze dusoma samutayimu tuyasoma dusuma ubundi iyi si sinzi uwayisisi amusore nasanze yitwa isi bamaso rero musore sha basisita barasamye sisitemu ngo nta gusama uramenya utaba umwasama nkahita nkwita cyasama ibaze kwitwa cyasama wo muri iyi sama basisita barasamye basamye kurusha umukasi baramoka kurusha amakasi songi babyina sikosa bamaso rero musore nubwo bavuga ngo rurayatwimye ni na chorus Ewa Patri ahangaho urankomye rurayatwimye na chorus igisigo rusanga ugifite cyangwa ucyanditse oya ni ibintu byari bibiriho ariko wa musore ba musore we umva uyu musore ndi umusore nkawe w'umusore uyu musore ndi kuguha amasomo atari ya masomo twahoze dusoma samutayimu tuyasoma dusuma ubundi iyi si sinzi uwayisisi amusore nasanze yitwa isi bamaso rero musore basisita barasamye sisitemu ngo nta gusama uramenya utaba umwasama nkahita nkwita cyasama ibaze kwitwa cyasama wo muri iyi sama basisita barasamye basamye kurusha umukasi baramoka kurusha amakasi songe babyina sikosa. Wow. So reka tugushimire cyane kandi uratuganije mu buryo bw'intangarugero tunifuriza cyangwa se dusaba abafanzi bawe kujya kuri YouTube channel ya Boyfriend bagakanda subscribe ndetse mwibuka no gusharinga ibiganiro bye kugira dukomeze tumujoininge ndetse tumushyigikire mu iterambere ryiwe cyo kugira ngo nawe ajye ku murongo mugari wa YouTube. Message yanyu mbo ndabakunda urabakunda yego ubakoze cyane kwitabira ibiganiro bya Big Town TV. Asante sana Boyfriend, njye ni Professor Chuchu, ini Big Town TV, icyo ngusaba no gukanda subscribe. Ciao ciao.